Dutangiye ari mu masaha ya mu gitondo. Odette aryamye ku gitanda yambaye ubusa buri. Odette ni umumama munini cyane rwose, ufite amaguru manini, akagira amabuno manini, akagira amabere manini, mbese ni ikibonge. Yarabyutse gusa uko yeguka akaniha cyane kuko afite ikibazo cy'umugongo. Yarabyutse agenda agana muri dushe. Nk'uko mubizi, abamama benshi cyangwa abakobwa iyo bagiye gukaraba bakunze guhera hasi ku myanya y'ibanga. Odette ageze muri dushe yafunguye amazi, afata ka kantu kaba kavamo amazi, arasutama agira ngo yitawaze. Agisutama yarababaye cyane, aribwa umugongo, ahita ahaguruka vuba cyane. Agerageza kwitawaza ahagaze, ariko n'ubundi bimusaba kunama, kandi mu by'ukuri umugongo urimo uramurya cyane, dore ko ari na munini cyane. Odette byaramucanze, yibaza uburyo ari bwoge atabasha no kunama ngo yiyuhagire ku maguru, atabasha no kwitawaza mu myanya ye y'ibanga, abona biragoye. Yagarutse inyuma aza mu cyumba, ahita ahamagara umukozi we w'umuhungu witwa Regis. Aho yari ari mu gikoni, yari arimo arakata karoti agiye guteka utuboga, yumva umuhamagara ni nyirabuja. Regis yaritabye, agenda agana ku cyumba cya nyirabuja. Ageze ku muryango aravuga ati, nakwitabye mabuja. Odette ati, Regi, injira ndagushaka. Regis yafunguye icyumba. Agifungura icyumba akubitwa n'inkuba kuko yabonye nyirabuja yambaye ubusa buri uko yakavutse. Regis yasubiye inyuma cyane yirukanka n'ubwoba bwinshi. Odette ati, kusubiye inyuma se kandi nkeneye ubufasha bwawe. Regis ati, none se mabuja ninjira aho ngaho mu cyumba kandi mbonye utambaye? Odette ati, ngwino ndagushaka. Regis yumvise ko nyirabuja amushaka kandi ari seriye, arinjira. Gusa mu by'ukuri agenda areba ku ruhande kugira ngo atareba ubwambure bwa nyirabuja. Odette yaramubwiye ati, Regi, ndashaka kukongera amafaranga tuguhemba, ariko nkakongera n'akazi, hakiyongeraho akandi kazi mu kazi usanzwe ukora. Regis ati, nakahe mabuja, mbwira rwose nta kibazo, niba bitagoye se urumva akazi nakanga kandi mba nkeneye amafaranga. Odette ati, urabizi nakoze impanuka mvunika umugongo, rero urabizi abandwazaga bagiye ejo, nari nzi yuko ndi bubashe kwiyuhagira, niyo mpamvu ubona nuzuye amazi, ariko ntago nabasha kwiyuhagira. Mbonye bikirimo kungora, kandi umugabo wanjye rwose ntago ibingibi nabimubwira. Umugabo wanjye ni umuntu udakunda ibintu by'ubutesi, ku buryo musabye ko we yabinkorera ntago yabikora pe. Rero mbwira amafaranga naguha ufate kano kazi ko kunyoza, nahamya neza ko bitazarenza kuno kwezi nzaba nakize. Regis yaratunguye cyane, yitegereza nyirabuja, aramubwira ati, mabuja ibintu uvuze urakomeje, uri seriye nyine urakomeje? Odette ati, ndi seriye Regi, ndi seriye. None se ubona ko natangiye gukaraba, ariko no gukaraba mu myanya y'ibanga ntago nabishobora. Ubu se niba ntabasha no gukaraba mu myanya y'ibanga, urumva nabasha nihe handitse ahubwo nashobora kwiyoza? Rero mbwira amafaranga ushaka, ubundi ujye kunyuhagira, ndumva nanashyushye meze nabi. Regis yabwiye nyirabuja ati, okay, ku 60,000 mu mpemba ongeraho 20 nta kibazo ngiye mwuhagira. Odette yarasetse cyane, araseka, arangije abwira Regis ati, Regi, jya umbabarira ntukansetse, urambwiye ngo 20,000 nibyo nzaguhemba kunyoza ukwezi kose? Regis ati, yego, none se kukoza biravunnye cyane, nukuri munini ntabwo bigoye cyane. Nuko Odette ahita abwira Regis ati, ngareka nkwereke, reka nkube 2 nguhembe 120 ku kwezi, ariko ujye umenya yuko buri uko nguhamagaye ngo ngwino unyuhagire uzajya uza unyoze. Regis ati, nta kibazo mabuja, ndabizi yuko urwaye, inkovu ziracyagaragara, nta kibazo ngewe rwose, mfa kuba patron nta kibazo azabigiraho.
Odette ati nta kibazo azabigiraho kuko inshuro nyinshi uzajya unyuhagira adahari, cyane ko mbizi neza ko mbimusabye atabikora kandi abizi yuko ndwaye. Regis yaravuze uti ngaho noneho reka dutangire nta kibazo. Uwo mwanya Odette yarahagurutse agenda agana muri dushe. Regis nawe amuzi inyuma ariko agenda yitegereza ibyo bibuno bigenda byitigisa n'ibyo bita ko n'ibyo biguru. Baragiye bageze muri dushe. Regis yambaraga gusa akantu k'agasoni n'ubwoba ntago kabura nk'umukozi wo mu rugo birumvikana, ariko yari yihagazeho. Regis yaragiye yambaraga afata isabune, nuko Odette ahita amubwira ati mbo Regi, rero abakobwa ukuntu dukaraba mbere yuko tugira ahandi hantu dukaraba turabanza tukitawaza tukoga mu myanya y'ibanga, noneho twamara kwiyuhagira umubiri wose tukongera tukwinyuguza mu myanya y'ibanga n'amazi meza, ariko biba byiza iyo umuntu ahabanje. Regis yabwiye nyirabuja ati nta kibazo, gusa mabuja sha bino birangoye pe, nta kibazo pe ndabigukorera, ariko kugutabaza nyine kukoza mu myanya y'ibanga birangoye. Odette ati niki kikugoye se n'ubwa mbere urabukoze ku gitsina cy'umugore? Regis ati hoya ntago ari ubwa mbere kuko ntago ndi imanzi, ariko nkawe nyine kuko uri mabuja nyine umuntu aba anagutinya, sinzi nyine mfite ubwoba mu by'ukuri. Regis yari arimo aratutubikana yazanye icyokere no kuvuga byamunaniye, ubona arimo aranatitira. Uwo mwanya Odette yarabirebye aramubwira ati Regi, muri aka ka mwanya igihe ugiye kunyuhagira ibyo kuba ndi nyokobuja byo byikuremo. Ahangaha wumve ko ari nk'uko wafasha mushiki wawe cyangwa se undi muntu uwo ari we wese. Rero mbabarira umfashe kwanza kuko n'ubundi ntabasha kunama, ntabasha gusutama, ndashyira akaguru ahangaha ushaka uburyo unyuhagira. Regis yarahumetse yishakamo akabaraga ahita akuramo yaga yari yambaye, ashyira hasi isabune arabanza akaraba intoki, nuko arangije afata amazi apiririza ku myanya y'ibanga ya Odette. Nuko Regis arangije atangira kohereza y'intoki agerageza kumwuhagira, gusa Regis yari afite ubwoba. Aratangira aramwuhagira, gusa byari bisekeje kuko Regis yozaga aho atarimo arareba, agakoraho gutya gusa ariko areba ku ruhande. Odette yarabirebye arangije abwira Regis ati ese Regi mbabarira umbwire, ubwo ko uracyoza utakireba urabona kiri buke? Regis isoni n'amasoni menshi arahindukira arahareba, akireba imyanya y'ibanga ya nyirabuja atungurwa n'ukuntu rwose ari kinini cyane cyakunnye, reka sinakubwira, muri make ni cyiza kandi kibyibushye nka nyiracyo. Regis yumva ashatse kubivugaho akagira ikintu abaza nyirabuja ku bijyanye n'ibyo, ariko agira ubwoba araruca ararumira. Yaramutawaje aramwoza neza rwose, nuko Odette aramubwira ati noneho ugiye gusa nkushyiramo intoki mo imbere gatoya kugira ngo n'utwanda twaba turimo twose udukuremo. Regis ati nshyiremo intoki? Odette ati yego niko twitawaza kugira ngo n'utwaba twasigayemo twose tuvemo. Regis yaramwogeje, hashize umwanya Odette arahindukira amutera ikibuno kugira ngo amwoze n'inyuma hose nta na hamwe asize. Regis yaramwogeje, gusa igitangaje Regis nubwo yari afite ubwoba, uko akomeza kugenda akora ku gitsina cya nyirabuja yumva ukuntu cyorohereye akora mu myanya y'ibanga ye, yatangiye kugenda ashyukwa. Nuko yaramwuhagiye aramwoza umubiri wose, amaze kumwoza ajya no hejuru ku mutwe, mu maso, ahantu hose aramukuba n'ibirenge, yaramwuhagiye pe. Amaze kumwuhagira Odette ati Regi ngaho urakoze mama, akazi kawe uragakoze kandi nunashaka unambwiye nkuha avance. Regis yaramubwiye ati hoya si ngombwa avance uzayampera rimwe. Regis yarasohotse, siwe warose arenga icyo cyumba,
yarabanje ariruhutsa ayoberwa ibibaye, yumva ntabwo ari we wari urimo urakora ibyo bintu, gusa hasi ku ipantaro rwose yari yashyukwe bigaragara. Yagiye yihuta, ageze mu cyumba cye aricara, arabanza arahumeka, aravuga ati uriya mudamu ufite ikintu kimeze kuriya kingana kuriya, abyibazaho ariko ntibyatinda. Odette yaragiye nawe aritunganya rwose, nta nubwo ibyo ngibyo Regis yaramukuriye byari ibintu bihambaye cyane kuri we, yaramukoreye gusa ibyo we atabasha kwikorera. Si byarangiriye aho, byarakomeje. Odette cyane ko yari mu karuhuko ko ku kazi, nyuma y'uko akoze impanuka bamuhaye akaruhuko, yari akiri mu rugo. Iminsi yaragiye irisunika, Regis nawe akomeza kujya yuhagira nyirabuja. Hashize icyumweru ibyo bibaye, hari muri weekend nanone. Odette nabwo yahamagaye Regis ngo aze amwuhagire, basaga nkaho bamaze kumenyeranamo gake. Regis nawe atangiye kujya yisanzura bifata nk'ibisanzwe. Regis yaragiye ajya kuhagira nyirabuja nk'uko bisanzwe, gusa uwo munsi habaye agashya kuko Odette yaje kwisanga yacyukwe. Ukuntu byagenze, hari mu masaha ya mu gitondo n'ubundi. Odette yarabyutse agiye gukaraba nk'uko bisanzwe, ahamagara Regis. Regis araza aramubwira ati mabuja wari ugiye gukaraba? Regis ati Odette ati yego nari ngiye gukaraba, ngwino unyuhagire. Regis yinjiye mu cyumba asanga nyirabuja yicaye ku gitanda, rwose arinjira kumva nta kibazo, yari amaze kwisanzura. Amufata akaboko aramusindagiza amutwara muri dushe. Bageze muri dushe, Regis yari amaze kumenyera iby'ibanze, azi uko abadamu bakaraba. Yahise afata amazi, amaze gufata amazi, Odette nawe amanika akaguru gutya ku kantu ko hejuru kugira ngo afungure amatako bamutawaze. Regis nawe rwose nk'umuntu umaze kubimenyera bitagitonda, aratangira yoza nyirabuja. Yaramwogeje, gusa igitangaje uwo munsi Odette yari arimo kwiyumva bitandukanye. Odette uko bagenda bamwoza, bamwuhagira mu bintu, bamutawaza, we yatangiye kwiyumva bitandukanye, dore ko yari amaze n'iminsi atarongorwa. Odette bakomeje kumwuhagira, mu by'ukuri uko banyuzamo intoki barimo baracyoza, akumva imisonga irimo iramuzamukamo. Ntibyatinze, Regis yamaze kucyuhagira neza. Iyo amaze kucyoza inyuma abazi ibikurikiyeho, yuko agomba no gushyiramo intoki bukeya kugira ngo akuremo n'utwanda twari turimo. Hari uburyo ushyiramo urutoki ugasa nk'urimo ukotoramo utwanda twari turimo. Nibyo Regis yakoze, ariko igitangaje ubwo Regis yabikoraga, Odette yahise yinyarira, atazi aho bivuye, ayinyarira cyane. Ubona yuko nawe bimucanze kandi bije bimutunguye cyane, ariko Odette kuko yari abizi yuko afite irari ry'imibonano ari kwiyumva bitandukanye, yahise amenya impamvu yabyo. Ubwo Regis wakibibona yarikanze, ahita akuramo intoki abwira nyirabuja ati mabuja urinyariye? Odette ati Regis urankirigise, nanjye sinzi uko bije, gusa urankirigise nshiduka nanjye bije. Regis yakoze akazi ke birarangira, Odette baramwuhagira umubiri wose, nuko Regis arongera yigira mu bye. Gusa Odette bavuye aho ngaho muri dushe, yaragiye yicara ku gitanda yitekerezaho, abona naguma kuguma kozwa n'uwo mwana w'umusore bishobora kuzarangira baryamanye, kuko yaratangiye kumva atangiye kugira irari. Ntibyatinze, bumaze kugoroba, Odette ubwo yari ari mu rugo, umugabo we atashye yaje kumusaba ko baganira. Baraganiriye, hashize akanya Odette abwira umugabo ati ese sheri, ko koga bingora cyane kubera umugongo, nta kuntu wazajya umfasha mu gitondo ugiye kujya mu kazi, kumwe uzinduka ugiye muri dushe tukajyana ukanyuhagira, byibuze nkasigara nakarabye? Ubu koko nzashaka umukozi wo kunyuhagira?
umugabo we yarasetse cyane, araseka aravuga ati ariko abadamu mufite abagabo bafite amafaranga muransetsa rwose. None se ubu koko urabona nazajya mbasha kugushakira ibyo urya n'imibereho nkabona n'umwanya wo kukuhagera? Ubundi ubwo tutabasha kwiyuhagira, none ngo urashaka njye mbanza nkuhagere koko nkererwe mu kazi ngo ndimo ndakuhagera? Gusa muri za sauna massage ntago waburamo abakobwa baba bashaka akazi, washakayo umuntu wazajya waha akazi akajya akuhagira muri iyi minsi utarakira. Naho njyewe rwose ubu nabikora gute koko? Urabizi stress mba mfite z'akazi, nuko byuka ngenda none uti ngera nasiga nkuhagiye? Sha ntago byakunda pe, shaka umuntu uzajya wishyura bigukorere, baba bahari. None se hanze abakecuru ntibaba bafite abantu baboza? Shaka umuntu uzajya kuhagera. Odette byaramubabaje mu by'ukuri, cyari gitumye abisaba umugabo we nuko yabibonaga yuko naguma kozwa n'uwo musore w'umukozi wabo bishobora kuzarangira baryamanye. Gusa Odette yitegereje uburyo umugabo we arimo aramuhakanira n'uburyo arimo aramwitwaraho, arabibona yuko umugabo we rwose ntago amwitayeho pe habe na gato. Odette yabonye nta mpamvu, aravuga utoke nta kibazo. Ndetse igitangaje nyuma y'uwo mwanya ubwo bajyaga kuryama bageze ku gitanda, Odette kubera ko kari yari yigeze kugira umushyukwe yashatse kuryamana n'umugabo we, gusa umugabo we aramwangira. Odette aramubwira ati nyamara ndabikumbuye. Umugabo ati se ndabigukorera gute uzi yuko uri umurwayi? Uragira ngo noneho nkuvunagure burundu? Wategereje ukabanza ukazakira, urashyashyana mu biki ko nyifite hari aho nyijyanye? Ariko imvugo umugabo akoresha n'uburyo abivuga ameze nk'uwishongora, mu by'ukuri biragaragara ko nta santima afitiye umudamu we. Odette mu by'ukuri yaraye nabi cyane kuko yararanye irari ry'imibonano. Bukeye mu gitondo nk'uko bisanzwe umugabo amaze kujya mu kazi, Odette yarabyutse ajya muri dushe, ndetse uwo munsi niwo munsi yeruye agasaba uriya mwana w'umuhungu ko baryamana. Uko byagenze, Odette yabyutse ajya muri dushe nk'ibisanzwe, Regis nawe araza akora akazi ke nk'ibisanzwe. Ubwo Regis yari arimo aratawaza Odette yaramubwiye ati Odette, ubwo Regis yamutawazaga, Odette mu by'ukuri nta kindi kintu yumvaga, ntago yumvaga yuko bari kumwoza, ahubwo we yumvaga uburyo intoki zigenda muri we, uburyo zirimo zimuvinga, mu by'ukuri akumva arimo aragenda ashyukwa. Bidatinze Odette yabwiye Regis ati ariko Regi, gumishamo intoki numve, gumishamo intoki gutyo zizungurizemo ndumva ari byiza. Ubwo Regis yarageze muri wa mwanya abagira ngo akuremo na twanda turi muri iyo nzira ijyamo imbere ku gitsina, ijyamo imbere mu gitsina, nuko ubwo yari arimo arashyiramo intoki ngo akuremo iyo myanda, Odette nibwo yahise amubwira ati ariko Regi, gumisha aho ngaho, murumva utwo tuntu dusa nk'uturyoshye, zunguzamo intoki. Uko abivuga, Regis nawe akabikora rwose, dore ko ari umukozi we, icyo bamubwiye cyose aba agomba kugikora. Regis yarabikoze, uko azunguzamo intoki, Odette ati ongera cyane, shyiramo akabaraga cyane ndumva biryoshye. Regis nawe rwose si ukubikora, akaragamo intoki, dore ko afite intoki ndende, nuko arakomeza akaragamo intoki. Odette yaragiye araryoherwa, umubiri we wose usheshe urumeza, muri we wese ahinduka ikinya, atangira kuniha, atangira kuvuza induru. Regis yitegereje abibonye, arabibona yuko uwo mudamu afite irari pe, uburyo yarebaga arerembura amaso yarabibonye. Gusa uko akomeza kuniha gutyo yitatsa, ibyo nabyo bigatuma Regis nawe atangira kugenda yumva mudu igenda ihinduka, uretse ko we ntawe yari buririre, nta n'uwo yari busabe serivisi, yari bubyigumanire. Regis yarakomeje, hashize umwanya akuramo intoki aravuga mpawujari, ibintu turimo turakora ni ibiki? Odette ati ndakwinginze mbabarira, ndumva biryoshye bya hatari, uzi yuko numvaga ndi hafi kurangiza. Regis ati noneho urashaka mbigukorere urangize?
Odette ati cyane rwose mbabarira ubimfashe ndangize. Regis yarongeye asubizamo intoki rwose arabikora noneho nk'uko babimusabye. Bidatinze Odette yatangiye kwinyarira dore ko bari no muri dushe rwose nta kibazo, kunyara nta kibazo. Regis yarabikoze rwose nawe umushyukwe uragenda uramwuzura umubiri wose. Hashize umwanya Odette yarebye Regis mu maso aramubwira ati Regi ko ndumva nshaka kurangiza ariko ntago birimo biraza, si ubu ni ukubera iki cyangwa buriya ni uko nkumbuye kurongorwa cyane. Regis we nubwo nawe yabishakaga ariko n'umwana ukiri muto ugifite akantu k'isoni yarasetse arangije ahita abaza nyirabuja ati none se mabuja none se ufite umugabo ntabwo muheruka kubikora? Odette ati icecekere iby'urugo aba ari birebire gusa wumve ko mbikumbuye pe. Ese ubundi Regi ubundi wambabariye ukareka ubundi tukirwanaho ukansayidira basi ukamara rino rari mfite nibura nkarangiza, ko numva nintarangiza ndaza kumererwa nabi cyane, nshobora kuza kuribwa mu kiziba cy'inda. Mu by'ukuri nubwo Regis nawe yari afite irari ry'imibonano ariko yagize ubwoba, aravuga ati mabuja urashaka turyamane njye nawe nkurongore koko urumva nabitinyuka? Odette ati ndahita nkwishyura basi, ndahita nkuha amafaranga y'iyo serivisi apana ibingibi byo kunyuza, y'iyo serivisi yo kuba umfashije kurangiza. Uwo mwanya Odette yahise yigira imbere atangira gukora ku myanya y'ibanga ya Regis, agikozaho intoki ati none se ubundi Regis numva nawe ubikeneye uri kwigira ibiki, reka tujye mu cyumba. Odette yahise ajya imbere avuga uti vahe tubikore. Regis bisa nkaho bimucanze binamutunguye ariko nawe ntabwo yari bushobore guhakana, nawe yarabishakaga pe. Regis nuko yagarutse Regis na nyirabuja nuko bagarutse mu cyumba, nyirabuja ahita yurira ku gitanda. Gusa uko biri nyirabuja noneho asigaye abasha kubyuka akagenda neza atarimo araniha kuko asa nk'utangiye koroherwamo. Yaruriye ahita aryama ku gitanda aragarama. Regis nawe akuramo imyenda nubwo yari afite akantu k'ubwoba ariko yari afite umushyukwe. Bidatinze Regis yatangiye kurongora nyirabuja. Gusa uwo munsi wabaye umunsi w'igitangaza, wabaye umunsi w'amateka rwose hagati yabo kuko bagiye kubikora mu masaha ya saa yine ariko babyiriwemo umunsi wose, biriwe basambana umunsi wose. Bamaze kugera nimugoroba Odette yagiye muri dusha ajya kongera gukaraba, n'ubundi Regis aramwuhagira nk'ibisanzwe. Nuko bavuye muri dushe Odette yakoze mu kabati akuramo inote z'imituku arazibara ahereza Regis 100 aramubwira ati Regi aya mafaranga ni make nkuhaye ariko basi ntabwo yabura icyo gufasha, ariko ntabwo nareka kukugurira akantu. Regis rwose nk'umukozi wo mu rugo ntabwo yari buyange, yarayafashe ewana aramwenyura cyane, muri warishima aravuga ati ndarongoye mpawe n'amafaranga. Yarishimye cyane. Batangiye kujya baryamana kenshi dore ko iyonye ihorayo. Odette nawe uko agenda aryamana na Regis ajya hejuru nawe akagerageza gukora, niko umugongo ugenda unakira buke buke kuko uko babikoraga yabaga ameze nk'umuntu urimo ararambura umugongo. Barakomeje bakajya biryamanira. Umunsi umwe umugabo yabaguyeho ku manywa y'ihangu, hari saa 8 z'amanywa, ubwo umugabo wa Odette yatahaga bitunguranye kubera ikibazo cy'umutwe yari yirirwanye mu kazi. Yaratashye ubu ntago bari bazi yuko yataha ku manywa, ikindi ntago bari bigeze bafunga umuryango, bari bamaze kubigira akamenyero bisanzura cyane. Bari mu cyumba cya Odette rwose Regis arimo ararongora umugore w'abandi. Icyo gihe umugabo wa Odette yaraje akinjira muri salo, yumva amajwi aturuka mu cyumba cye, agenda yirukanka. Agezeyo asanga n'umukuzi we w'umuhungu urimo ararongora umugore we Odette. Ikindi uyu mugabo wa Odette
ni umusirikare w'inyenyeri rwose, babandi baba bafite n'uburenganzira bwo kugenda n'imbunda. Yari afite imbunda mu ikote yari yambaye, yararakaye cyane akinjira ahita afata imbunda ahita arasa wa mukozi, gusa yamurashe ku rutugu ntacyo umukozi yabaye. Gusa byabaye imvururu biba birebire kuko ntibyarangiye gutyo. Uwo mugabo wa Odette yaraje afata na Odette arakubita. Ni umugabo ugira amahane cyane, yaraje aramufata arahondagura, nuko kuvuza induru abaturanyi nibwo bahuruye. Biba birebire bidatinze bahise bahamagara ambulance ndetse bahamagara na polisi. Uwo mukozi Regis ajyanwa mu bitaro ndetse na Odette nawe ajyanwa kwa muganga kugira ngo barebe niba nta kindi kibazo yagize kuko yari yakubiswe. Ikindi kandi polisi yahise ifata uwo mugabo wa Odette bamujyana muri gereza kuko yari akoze icyaha kitemewe gihanwa n'amategeko. Gusa kubw'amahirwe Regis ntago yapfuye, yararokotse arakira, ariko umugabo wa Odette aracyari muri gereza ndetse n'uyu musore nawe arimo arashinjwa gusenya urugo rw'abandi. Gusa mu by'ukuri ibi byose inkomoko yabyo ni umugabo utita ku mugore we, ndetse ni umugore utabasha kwihangana, ndetse ni umukozi wishoye mu busambanyi kubw'amafaranga. Mu by'ukuri niba uri umugabo cyangwa uri umugore, igihe cyose utita ku wo mwashakanye, jya umenya yuko nabona undi umwitaho kukurusha azagenda. Ariko nanone wa mugore we utabasha kwihanganira umushyukwe wawe n'uwo muriro wawe, umenye yuko niba ugiye gusambana n'undi muntu utari umugabo wawe, byanga byakunda iminsi y'igisambo ibibaze, igihe icyo ari cyo cyose hazazamo ibibazo. Ikiruta igihe ubona mutabanye neza, ubona bigoye wakwihangana, cyangwa waba utabashije kwihangana, nibura ukaka divorce ukamenya ngo uri free, ukamenya yuko nta mugabo mubana, kuko igihe cyose uzajya guca inyuma umugabo kabone nubwo atakwitaho ariko ukitwa umugore we, bizabyara ikibazo. Hanyuma namwe basore cyangwa abakobwa mushaka kuryamana n'abakoresha banyu kugira ngo babahe amafaranga, mujye mumenya yuko izo ngeso mwishoramo akenshi zigira ingaruka. Nk'ubu Regis yari ahaburiye ubuzima nuko Imana yamutabaye. Nuko nguko inkuru yacu yarangiye. Gusa nyuma yaho Odette n'umugabo we baje gukora agatanya, undi Odette akajya aryamana na Regis noneho bisa nkaho bisanzuye.